hanagura amarira yose twaririye muri isi, kandi urupfu ntiruzongera kudutwara abacu. Dutegereje rya jambo ngo urupfu rumizwe no kunesha, abacu basinziriye bizeye tuzababona. Uwo munsi n'uw'ibyishimo n'umunezero udasanzwe. Ibaze nawe ubonye abawe waburiye muri iyi si, hazaba ibirori bidasanzwe. Ariko uri hano uyu munsi, hita ku iherezo ryawe. Ufite intimba n'agahinda kagushenguye umutima, ihangane komera nshuti, Yesu niwe muhoza. Kuko nawe yarababajwe kandi arihangana aranesha. Mwiringire kandi wigire ubwoba, akuri hafi. Uwo munsi n'uw'ibyishimo n'umunezero udasanzwe. Ibaze nawe ubonye abawe waburiye muri iyi si, hazaba ibirori bidasanzwe. Ariko wowe uri hano uyu munsi, ita ku iherezo ryawe. Tutashye iwacu ntituzongera kwibuka imibabaro y'isi, kuko tuzaba twambitswe undi mubiri udapfa. Tuzibera mu munezero w'iteka n'iteka ryose. Ndakwifuriza ngo uzibere aho mu byishimo. Uwo munsi n'uw'ibyishimo n'umunezero udasanzwe. Ibaze nawe ubonye abawe waburiye muri iyi si, hazaba ibirori bidasanzwe. Ariko wowe uri hano uyu munsi, ita ku iherezo ryawe. Uwo munsi n'uw'ibyishimo n'umunezero udasanzwe. Ibaze nawe ubonye abawe waburiye muri iyi si, hazaba ibirori bidasanzwe.
ku iherezo ryawe. Ariko wowe uri hano uyu munsi, ita ku iherezo